Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka tuganire kuri iyi nkuru rero y'uyu mudogiteri wari utangiye urugendo rw'amashuri kugira ngo azabe dogiteri, ariko mu rugendo rwe akaba yarafite amatsiko ashaka kumenya ese aho agana bimeze biti. Ubwo rero atangiye kwiga amashuri ararangije, muri cya gihe nyine ajya gusura ibitaro, abaganga bamwereka ibizaba uko bakora akazi aribyo bita replacement, nibwo ngo yagiye atangira kugenda abaza abaganga. Dore ikibazo cya mbere yabajije abadogiteri nyine yasanze aho ngaho. Uwa mbere muri cya gihe baba barimo gukorana yaramubajije ngo ariko se nk'ubu ngubu utomboye miliyoni 1 y'amadolari waguma muri kano kazi? Dogiteri yaramurebye ahita aseka aramubwira kano kanya urabona ibiturimo nahita mbivamo nkahita nigendera. Umugabo wenda agira ngo ni ugutebya. Hashize iminsi agiye ahandi abaza undi mudogiteri icyo kibazo, the same question. Aramubaza ngo ariko nk'ubu ngubu umaze igihe kingana iki ukora muri kano kazi? Mumazemo imyaka hafi 45. None se muri kano kazi nk'ubu ngubu utomboye nka nkitike nka tombora ugatombora nka miliyoni, kano kazi wakagumamo cyangwa? Umusore umudogiteri aramubwira ngo nazaza nkakora nk'iminsi 2 cyangwa 3, iminsi nk'ibyo. Okay, noneho ubwo nyuma aza kongera kubaza uwa gatatu. Undi mudogiteri aramubwira rwose nahita mbivamo nta no kuzongera kugaruka ahangaha, nuko nyine nabandanyiranye n'ibi ngibi. Noneho arababaza none se kuki utagenda ubu ngubu? Ni kubera iki niki kitagenda? Aramubwira ngo nuko nta mafaranga mfite ngomba kwishyura fagitire, ngomba kwishyura bino, ngomba gushyura bino, nukuvuga ngo ndi hano kubera amafaranga. Aramubwira okay. None aza kongera kugira amahirwe ahura na wa undi wa mbere, nawe aza kumubwira biti uracyari mu kazi na n'ubu ntiwaratombora miliyoni? Aramubwira reka dana n'ubu ntabwo nari natombora ariko ndacyagerageza. Aramubwira ko se wakaretse akazi ko uzategereza kugeza igihe uzatombora? Akamenya ngo mfite fagitire ngomba kwishyura. Uyu mwana w'umusore rero yaje gusanga yuko abenshi bari mu kazi si uko bakunze akazi, nuko bari bazi ko akazi kazishyura fagitire. Noneho bahageze basanga ubuzima ntabwo ari fagitire gusa ugomba kwishyura, hari ibindi byinshi ikiremwa muntu kiba gikeneye. Igihe burya iyo igihe cyawe ugiha ku bandi, ugikorera abandi kugira ngo baguhe amafaranga, nibwo usanga basa nkaho bakwiba umunezero wawe. Dore rero icyo uyu musore yahise atangira gukora mu rugendo rwe. Akimara kumenya ibyo bintu, akimara kumva muri experience z'abamubanjirije muri uwo mwuga agiye kujyamo, yahise kuri uwo munsi atangira gutekereza uburyo yazajya akora akandi kazi ko ku ruhande. Akazi ko ku ruhande ubwo ni ukuvuga ngo azajya atangira asome ibitabo byerekeye entrepreneurship, ye kwikorera, kwiremera uturimo n'utundi. Iki ni ikintu cy'ingenzi nshaka ko n'abandi bantu bose bakigaho, bagitekerezaho. Mu gihe cyose uri mu kazi kawe, akazi ukora ugasanga uragakora ariko urataha unaniwe, ugataha ufite umushiha, ugataha muri make utishimye ari ukubera gusa fagitire ari amafaranga ukuramo, tangira utekereze uburyo ako kazi wazatangira ugira akandi kazi ka kabiri. Akenshi abandi basore bakunda kwita side hustles, ibyo bintu ukagenda ubyiga uri mu nzira yose. Uyu musore rero yafashe n'undi mwanya wo kuzajya yiga ibintu byo kwinvestisa and how to make how money works, n'uburyo amafaranga akora. Ni ukuvuga ngo yize ibintu byo kwinvestisa, yiga ibintu by'uburyo amafaranga akora, bityo no kugira ngo yitegure ibizamubaho. Kuko niba bari abantu yarasanze mu kazi bamazemo imyaka 40, ugasanga abantu niyo yatombora miliyoni atakagomamo yahita yirukanka, ni ukuvuga ngo hari ikintu kibura, hari ikibazo gihari.
bityo rero avuze reka nitegure nibishoboka kano kazi nzabe mbona ngiye ngakoramo part time ariko ufite ibindi bintu ku ruhande byinjiza amafaranga, wenda ibyo bintu byazatuma ninjiza amafaranga bigatuma mbona na wa munezero mfite, kubera ko ahanga ikintu gihari ni iki, n'umwanya n'igihe bigaragaza ko abantu babona amafaranga menshi nk'uko bayatekerezaga, ariko bakaza gusanga igihe time ari ikibazo gikomeye. Nibyo bintu nakomeje kuganira cyane basore bavandimwe mwese mwumva kino kiganiro kuri iyi channel, ni ukugira ngo turebe uburyo twahindura imitekerereze, igihe cyacu tugihe agaciro. Nta kintu dufite gihenze, nta treasure dufite ibaho ku isi nk'igihe. Burya igihe nicyo kintu cyonyine, nicyo kintu dufite kiruta ibintu byose. Noneho ukibaza kuki se bano bantu bataretsa akazi ngo bagiye kugira igihe gihagije batangire bashake ibindi? Oya, burya hari igihe iyo uri mu kazi ubuzima bwawe burahinduka. Nkuko nabivuze mbere, urugero wenda uri docteur, urabona ko twakuze tuzi ko abantu baba docteur ari bo bantu bahembwa neza bagira amafaranga menshi, ariko ugasanga yego uko ugira amafaranga ni nako ubuzima bwawe bugomba guhinduka, niko wenda ugomba kuva mu gace wabagamo ukajya gutura ahandi, ukajya abana bakajya kwiga ku bigo bitandukanye, bityo kugira ngo ubuzima byanze bikunze burahinduka. Inama rero nagira abantu kuri iyi sije nk'uko uyu musore nawe abiganiraho muri kino kiganiro cyagize, nuko niba ufite urugero, ufite amahirwe ukaba ufite umugore, we n'umugore mwese mukora, mukaba mwashyiraho ibyo bita the freedom financial freedom goals, ni ukuvuga ngo nibura ku kwezi, n'urugero ku kwezi tugize 500 tukadepansa 75%, tugasevinga 10%, tukinvestisa 15%. Niba yari amafaranga, hari uburyo mwayageraho ku buryo bworoshye, hari umwe muri mwebwe wayabona, undi akajya kwizima busanzwe kugira ngo nibura azakomeze muhindure ubuzima mu myaka 5 iri imbere. None munasimburane mwese muryoherwe n'ubuzima, kubera ko hari igihe muzakomeza gukora ako kazi mwese mushakamo amafaranga ariko mutishimye, kubera ko usangiye mu gihe runaka noneho murashaje, n'aya mafaranga mwazigamye muri leta mutegereje ko muzasaza mu myaka 65 ikazasanga abantu ari abarwayi, n'aya mafaranga ugasanga asanze hafi ya yose aza ajya mu miti. Ibyo ntago ari ibintu famiye zakagombye kwisangamo. Ni byaba byiza niba mukira abasore, ni byiza murebe kuri dreams zanyu. In the dream mwisi turota, in the dream world you love your job, ariko nubwo bwose ukunda akazi kawe, ako kazi uzakareka undi azaza agatware. Unibuke ko hari abasaza none bajya banavuga ngo mu gihe umuntu yitabye Imana, mu cyagihe batere bana muhamba baba babonye umusimburo. Ariko mwisi turimo, it's worth to know how to create your own income in case. Ni byiza, ni ingirakamaro, birashimishije kandi biranejerwa kuba wowe ubwawe watekereza uburyo wakora ikindi kintu cyakwinjiza amafaranga, cyane cyane ko turi mu gihe umuntu dutekereza yuko umuntu yazajya abona amafaranga yiryamiye ari muri gahunda ze, watembereye, wagiye gukora ibintu byose kugira ngo amafaranga nawe unezezwe n'icyakuzanye kuri iyi si. Koko twaje kuri iyi si for the joy. Ntago twaje hano gusa ngo twicare ngo tube abacakara b'amafaranga, oya. Ariko niba utazi kuorganiza amafaranga yawe, niba utazi gukora amafaranga yawe neza, tuzakomeza tube abacakara b'amafaranga kugeza igihe tuzapfira. Niba naba nabi usangi abantu barapfuye barakoze imyaka n'imyaka ariko ntacyo bakozeho. Akenshi usanga abantu bavuka muri iyo systeme n'abana babo ari uko bimeze, n'abuzukuru bikagenda bityo. Ariko iyo havuyemo umwe muri famiye akabivamo akajya kwikorera nk'ubwije ukuri ko n'abana be baza bikora, kubera ko yaramaze kubona uburyohe bwo kwikorera muri isi nyayo, itari in the dream world, itari muri hasi duhora turota. Oya, igihe cyose tuzakomeza tukarota, niyo mpamvu ibintu bizaduca mu myanya y'intoki. Biba byiza ariko tugiye mu kuri, tukareba ukuri ku isi, uburyo isi ihinduka, nkuko abantu
abanyamahanga babikora, abantu abanyamahanga baje kubona babona ko isi uburyo tuyitekereza n'isi nyakuri ari ibintu bibiri bitandukanye. Niyo mpamvu rero usanga muri bo bahora bigisha abana babo kuba batakwicara hasi gusa ngo kubera ko ngo azaba dogiteri. Nk'uyu nguyu ubivuga ni umuntu bigaragara ko aturuka muri famiye zikize, kubera ko university yagiyemo ya Cambridge inahangaha umuntu ijyamo ni umuntu uva muri famiye ikize, ntabwo ari umuntu uwo ari we wese. Hari abantu bajyamo n'amoko abiri, ni umuntu ukize bava muri famiye y'abakire, cyangwa ni umuntu w'umunyabwenge ushaka kuva muri famiye ikennye ari kuri ikimene ufite amanota meza pe. Ubwo iriya university ibigukeneye pe, yes. Ariko bigaragara ko uyu nguyu iyo urebye background ye ukareba n'amamodoka yatwaraga icyo gihe n'ibintu yakoraga, biragaragara yuko yavuye muri famiye nziza pe. Inga ibaze umuntu yarakiri ataraba dogiteri wuzuye atwara Tesla, ibaze atwara Tesla akiri dogiteri, atari yaba dogiteri full. Bigaragaza ko aturuka muri famiye nziza. Ni nayo mpamvu rero mu bintu iyo ubona ibyo agenda aganira, ntago yari dogiteri gusa, yakoraga n'ibintu by'ama website, yakoraga ibintu bya online, ariko akavuga ko ibyo bintu byose yabishyizemo imbaraga, aho amaze gusanga abantu yasanze muri tele batishimye nk'uko yabitekerezaga. Kubera ko we mu kujya mu budokiteri yari azi ko ariho azabona freedom, ariho ibintu byose bimeze neza. Agize amahirwe aganiriye nawo, aza gusanga burya ntago ariko bimeze, ukuri nyako nuko nguko. Biba byiza rero bajene niba mushaka kujya mu kazi runaka, ni abantu musanze mubaganirize, mubabaze ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ese urabona utomboye miliyoni waguma muri kano kazi, numva kubye ngo yahita kavamo, wumve ko aho ngaho nta kigenda. Wowe itegure ibindi bintu wazakora ku ruhande. Sinkubye ngo bireke ngo ugende wicare mu rugo gusa uvuge oya. Nari mvuze ngo tangira utekereze izindi option hanze wakora mu gihe uri no urimo no kwitegura urwo rugendo. Biba byiza ukagira ari byo bita abandi plan B, kubera ko burya akenshi birababaje kandi biteye agahinda ko hari utangiye akazi, utangiye urugendo, ugezeyo usanga ibyo bakubyiye atari ukuri, kandi wenda uranashaje, ntago witeguye mbere ngo usubire inyuma nibura ugire ikintu indi haso wakora. Bityo rero side hustle wakora. Bityo rero ni ibintu abakira abajene mwitegure urugendo, mugende mubaza amakuru, ababayeho mbere mubaze bimeze bite, ese hari ibyishimo. Kandi icyishimo ingewe narangiza ahangaha mbabwira ko burya nta kintu kwishima ni cya gihe ufite umwanya ari wo ufite mu ntoki zawe. Igihe icyo ari cyo cyose udakontorora igihe cyawe, mu gihe icyo ari cyo cyose hari undi muntu ukontorora igihe cyawe, nkubwije ukuri yuko nta munsi uzishima. Uzaba happy ariko nta the joy. Kandi twabonye ko happiness ni ikintu comes and goes, ni ikintu cyiza kikanagenda, ariko the joy ni ikintu kigumaho ngaho forever, ukagendana nacyo. Ariko kantu rero niko nishatse ko bavandimwe mwabasangiza kuri uyu munsi, kugira ngo turebe urugendo mwebwe bana murimo kujya ku ishuri, murimo kwitegura kuzaba abaganga bakuru, abazajya kuba abadokiteri mu bintu runaka, muri field runaka, muziko ariho umunezero uri. Ni byiza mumenye amakuru, mushake andi makuru, mwongere ubumenyi no mu bindi bintu, mu bundi bumenyi bwo hanze. Cyane ndimo ndakangurira urubyiruko rw'abirabura muri community yanjye, mwige icyitwa amafaranga, mwite uburyo b'investisa, mwite kuko how money works, uburyo amafaranga akora. Ibyo bintu mubyiteho, mubyige. Ni ibintu tuzabana nabyo, ubikunde ntubikunde, tuzabana nabyo kuri iyi si. Ni umuturanyi wacu, wa undi muzaturana, wakwanga wakwemera. Bityo rero byaba byiza ari uko tubyize tukamenyana nabyo, bityo byazadufasha mu gihe akazi wisaze mu kazi udakunda, ukaba wasimbuka ukajya mu bindi bintu bizatuma wishima, ubuzima bwawe bukaba bwiza, n'abana bawe bakazaza bishimye. Kandi burya iyo uri mu kazi udakunze, no mu rugo byafekta no mu rugo urugo rugenda nabi. Ariko iyo uri mu kazi ukunze wishimiye, nkubwije ukuri ko urukundo rwo mu kazi urujyana mu rugo, no mu rugo bakaryoherwa n'urwo rukundo wakuye hanze.
nk'uko no mu rugo iyo wishimye ibyishimo ubijyana ku kazi, no ku kazi bikabagirira akamaro. Ibyo rero nibyo nashoboye kubatunganyiriza kuri uyu munsi. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, ndangiza mbifuriza imigisha n'amahoro by'Imana bya buri munsi. God bless you, God bless you all of you, God bless you. Ciao, 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 ciao.